uyu munsi reka dufate akanya katari kanini tuganire kuri iki kintu. Imitima myinshi cyane irababaye, abantu bamwe ntago bakirya, abandi ntago bakiryama. Nanjye mbitekerejeho agahinda karafata, ariko rimwe na rimwe nkabura icyo nankora kugira ngo mbashe kurenganura abari kurengana. Mpisemo kuzana iki kiganiro kugira ngo nubasha kumva hari icyo wabasha kubikosoraho, ugire icyo ubikosoraho. Reka uyu munsi tuvuge ku makosa ageze ku 10. Ni amakosa akomeye cyane mu rukundo, ababaza abantu benshi cyane, atera amarira ndetse n'agahinda, ndetse hari n'abantu bamwe bagarukira finale bagiye kwiyahura. Abandi barihangana bakavuga ati ntago ngiye kuzabura ubuzima bwanjye, bagahitamo gufata umwanzuro wo gusaba gatanya muri leta. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga mu mirenge igiye itandukanye gatanya zabaye nyinshi cyane kurenza baza kwandikisha amasezerano. Reka uyu munsi kino kiganiro tukivugeho, wenda mu bantu 100 hari gihe wakumva kino kiganiro aya makosa waba wayakoraga ukaba wayareka kubera yuko shaka kubabazwa biraryana. Mu rukundo hoho bikaba bibi cyane, bikaba akarusho, umuntu akabaho mu bwigunge no mu buzima bubi atari ko yabihisemo. Abakundana mwese muhawe ikaze muri iki kiganiro. Mwambabariye mukumva aya makosa koko ko benshi cyane mbizi neza yuko muyarengaho, kandi mubizi yuko muri kuyarengaho mukabangamira abakunzi banyu. Uyu munsi mwakihanganye mugahagarika kubangamira abakunzi banyu ko ari bibi. Erega n'Imana irabyanga. Tekereza ko wafata umwanya wawe uri gusenga ubwira Imana ati Imana ndakwinginze mbabarira nk'umukunzi mwiza unyubaha. Imana ikabikora. Ariko nyuma y'igihe kitari kinini, kitanarenze icyumweru cyangwa se kwezi, ugatangira kubona mudakwiranye. Tekereza igihe kinini warafashe uri gusenga ubwira Imana yuko niramuka imuguhaye utazigera umubabaza, ariko ubu ngubu nibyo uri gukora gusa. Ariko se ubikora uzi ko ari amakosa? Reka turebere hamwe aya makosa ageze ku 10. Umbabarire niwumva hari iryo ujya ukora ukabona rirabangamye, nawe basi wibuke yuko uri umuntu, ugerageze ko wagabanya, kubera yuko biraryana mu rukundo. Kubabaza umukunzi wawe ni ibintu bibi cyane, biryana ku buryo benshi cyane ndakubwira ngo bajya bagarukira finale bagiye kwiyahura, abandi baragenda. Ariko niba umukunzi wataragera ku kigero cyo kwiyahura, mbabarira uhagarike ibi bintu. Reka mbanze nakira abantu bashyashya kuri no kugira ngo kino kiganiro tubashe kukigendanamo twese tuziranye, sibyo? Umuntu mushyashya ni umuntu ubutaramara ukanda subscribe. Niba utarakanda subscribe uyikande, wiko gufungura inzoga kugira ngo buri kiganiro cyose kitambutsa ngaha ujye ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Niba ukunda inkuru ndetse n'ibiganiro ndetse n'inama zubaka bitambuka ngaha kuri no channel, ukaba ubikunda, tanga umusanzu wawe kuri no video, ukanda like, comment ndetse na share. Ikosa rya mbere ribabaza mu rukundo, ikosa rya mbere ritera amarira, ikosa rya mbere rituma umuntu yicuza kuba ari kumwe n'uwo bakundana, kuba umuntu mukundana umwizera yaguca inyuma agatangira ajya azana ibintu byo kukubeshya ndetse no kuguhisha. Iyo umwe mu bakundana, mu bantu babiri bakundana, mu bantu babiri babwiranye yuko bakwiye kuba bakubaka umuryango, atangiye kujyazana ibintu byo kubeshya, atangiye kujyazana ibintu byo kuba yatangira kujya agira amabanga amwe namwe amuhisha, ugasanga hari amabanga akomeye cyane adasangira n'uwo bakundana, urukundo rutangira kugenda rukomere. Reka nkubwire yuko ukuri ari ikintu gikomeye cyane mu rukundo. Ukuri nirwo rufunguzo rw'amahoro mu rukundo. Niba uzi neza yuko ugira utuntu tw'amanyanga, ugira utuntu utangira kujya ugenda uhisha umukunzi wawe, kandi ugasanga ntago ari ngombwa yuko utuntu duhisha, ndakwingenze kugira ngo ugire ikintu uhindura, kuko uri kubangamira umukunzi wawe, urimo urategura ejo hazaza habi cyane mu rukundo rwanyu. Reka tujye ku cya kabiri, ku ikosa rya kabiri rikomeye cyane mu rukundo. Ikosa rya kabiri ni iringiri. Nibyo koko wabwiye umuntu ko umukunda ndetse umubwira yuko nta kintu na kimwe uzamuhisha, ndetse rimwe na rimwe ugasanga umubwira yuko uzajya umuha umwanya mukaganira. None sayizi ngizi ntabwo ushaka kumwumva, iyo avuze utangira kumva avuze nabi, ntabwo ushaka kumuganira. Kutaganira hagati y'abantu babiri bakundana ni ikosa rikomeye cyane umuntu yisangamo agasanga ari kubangamirwa birenze. Ese umukunzi wawe ujye umuha umwanya mukaganira, ujye ubigiramo ubushake rwose, ugategura ukumva yuko hari ibintu mwaganira, nimba uzi ko utabikoraga. Ndakwinginze kugira ngo ugire ikintu ukora, mwongere musubirane ibihe nk'ibyo mwari mufite mbere mukiri guteretana, mwagiranaga ibihe byiza, mugafata umwanya mukaganira. Uyu munsi reka wongere ugire ikintu uhindura mu rukundo rwawe, wongere uganirize umukunzi wawe, yongera kubone hafi. Ndabizi neza yuko utifuza yuko nawe uhora ufite urukundo rutari rwiza, ariko se wabigize mu ruhare ukagerageza kuganiriza umukunzi wawe nk'uko bikwiriye,
ukagerageza kumubaza amakuru. Ikindi kandi ukamubona nk'umuntu udasanzwe, ntutangire kugenda umurutisha abandi. Nese ubundi ikintu gituma mutaganira niki nuko hari ibindi bintu uri guhereza umwanya kurenza we, cyangwa se n'abandi bantu uri kuba wahereza umwanya kumurenza. Ariko uyu munsi wahindura ukamenya yuko umukunzi wawe wa mbere nta wundi muntu uzaza ngo amurute. Uko wabigenza kose umukunzi wawe wa mbere nta wundi muntu uzamuruta. Niyo mpamvu rero wagakwiriye kubigiramo uruhare, ugafata umwanya ukajya umuganiriza, mukaganira ku mishinga yanyu, mukaganira kuri buri kimwe cyose, aho kugira ngo ejo bundi tuzasange muri ku murenge muri kwa Kagatanya, ahubwo tugasanga muri ku murenge muri gushyingiza, cyangwa se ubwanyu namwe, kuko birashoboka cyane ko mwaba mukiri inkumi n'abasore, tukazabasanga murimo musezerana. Nibyo byiza kurusha ibindi byose. Reka tujye ku cya gatatu. Icya gatatu ni uguhinduka nyuma yuko ubonye uwo ukunda. Urumva icyo kintu wafashe umwanya wo gutereta, mbese wari unafite ifemba ryinshi cyane, utazi neza n'uwo utereta niba azakwemera, kuko wumvaga umushaka kandi wumva nta kintu kizabatandukanya. Ariko nyuma yaho umubonye utangiye kubona ko byagenze neza ndetse byanarangiye. Nyuma yuko ugeze ku cyo washakaga utangiye guhinduka. Impamvu ibi ngibi mbikubwiye nuko nzi yuko bibaho. Ugasanga nyuma yuko ubonye uwo washakaga utangiye guhinduka, ndetse utangiye no guhindura imyitwarire. Uranyumvira? Utangiye gukora ibintu by'ubugome cyangwa se ibintu by'urugomo. Hari n'ababakubita. Aya makuru yose ngira ngo namwe mujya mugenda muyabona ku social media agiye atandukanye yaho byagiye bibera. Hari n'ababakubita pe. Abandi ugasanga bari kwishyira hejuru, batangiye kugenda kumwe na imaze kubivuga mu kanya, babona abandi ngo bafite agaciro karenze akaba bari kumwe. Icyo ni ikintu kibi cyane, Imana ikibona nk'umwanda. Icyo nakubwira cyo nuko iki ngiki iri ni ikosa rikomeye cyane ribabaza umuntu, cyangwa se ribabaza mu rukundo, ndetse bikagaragaza yuko urukundo rw'aba bantu babiri atari urugukuri. Nyamara birashoboka cyane ko umwe muri bo aba afite urukundo rw'ukuri ariko undi akamubera ikibazo. Niba uzi neza yuko iri kosa ujya urikora, ukaba uzi neza yuko iri kosa warikoze, aka kanya bishoboka, ari bishoboka mu buvandimwe wanjye, wahindura, kuko uri kwerekeza urukundo rwawe ahantu habi cyane. Ikosa rya kane ni ukutizerana. Iri kosa ryo rimaze kumarira abantu benshi cyane ahantu habi. Gusa reka nkubwire yuko igihe cyose mutizerana, umutima uba wuzuye impungenge ndetse n'amakenga. Kubura icyizere hagati y'abantu babiri bakundana ni nk'uburozi budashobora kuba bwagusha umubiri, ariko bugakomeretsa cyangwa se bukica umutima mu buryo bukomeye cyane. Icya gatanu. Ikosa rya gatanu ni iringiri. Ariko mbere yuko iri kosa rya gatanu ndivuga, reka mbanze nkwibutse yuko hano ari kuri YouTube channel yitwa Rukundo Love Stories. Wahageze pe. Niba ukunda ibiganiro dukunda kukugezaho, ntiwirengageze kubitwereka rwose, kanongere bisubiremo ukandika kuri no video, ukanda comment. Birashoboka cyane ko wagira icyo tubwira kuri no video, cyangwa se ukatubwira icyo twazakubwiraho ubutaha mu kiganiro kizakurikira, tukazagaruka tukikubwiraho. Iyi video ntiwirengageze kuyisangiza abandi. Urakoze, katuvuge kuri iki cyangwa se kuri iri kosa rya gatanu. Ikosa rya gatanu ni ugushaka kugerageza kuba wahindura uwo ukunda. Gute se? Niyo mpamvu njya mvuga ngo nimujya gutereta, cyangwa se nimujya gushaka abantu muzabana, muzajye mubanza murebe niba imico yabo mwabasha kuyihanganira, kuko biragoye guhindura umuntu. Ukwiriye kumenya yuko gukunda umuntu ari ukumwakira uko ari, apana kumva yuko uzamuhindura. Kubera yuko igihe iyo kigeze ukumva utangiye kumva ko ugomba ko wamuhindura, ndetse ukanabigerageza inshuro nyinshi cyane, ibi bintu bishobora kuba byatuma uyu muntu akomere ku mutima pe. Gatandatu. Nuguca inyuma uwo mukundana, cyangwa se ubushurashuzi. Kuba waragize igihe kihagije cyo kuba watereta, cyangwa se cyo kuba wategura uwo mugomba kubana, ndetse ukanabigeraho mukabana, hanyuma y'igihe kitari kinini ugatangira kubona imbere yawe ameze nk'umuntu ushaje, nawe ugatangira kwigira inama yo kumuca inyuma. Iri ni ikosa rikomeye cyane, rishobora kuba ryanatuma uyu muntu urimo gucibwa inyuma yakwiyahura. Umuntu uciwe inyuma aba yumva yatakaje agaciro ke, aba yumva agaciro ke bakamwambuye bagatwaye. Ahangaha rero niho atangira gutakaza icyizere cy'urukundo, ndetse akumva aranaruzinutswe. Mbabarira, ntugace inyuma umukunzi wawe, kuko ni ibintu bibi cyane. Niba uzi yuko wabikoraga, wagerageza ukabihagarika, ukareka gushukwa n'isi muvandi.
reka amafaranga ye kukuyobora. Hari ukuntu umuntu azamurwa mu ntera, nimba yindi urugero yinjizaga nk'amadolari nk'ijana ku kwezi, yatangira kwinjiza nk'amadolari 200, agahita yumva ko agomba no guhindura umugore cyangwa se agomba guhindura inshuti. Ibi bintu uko bisenye ingo nyinshi cyane. Nawe uri kwifuza kubaka usenya, cyangwa ushaka kubaka umuryango mwiza, nawe ukazaba papa w'abana cyangwa se ukazaba mama w'abana. Niba wifuza ari kuzubaka urugo rwiza, reka kwirukanka ku miyaga. Gerageza uwo mwakundanye mbere, niwe muntu wawe, niwe mugore wawe, niwe mugabo wawe, sibyo? Niba mutarana abana, ndakubwiza ukuri yuko burya 80% ntabwo umukunzi wa kabiri ashobora kuruta uwa mbere. Wica inyuma umukunzi wawe, gerageza kwihesha agaciro kandi nawe umuhesha kandi mu maso y'abantu ndetse no mu maso y'Imana. Reka tujye ku cya 7, nuko tubaha uwo ukunda. Kagasuzuguro sha, hari abantu bibitse magasuzuguro ndetse ugasanga aramusuzugura ndetse akanamusuzugurira mu bandi, akaba yanamutuka. Nabyo binabya bibaho, amagambo mabi amukomeretse. Uzi ko n'igihe umuntu agenda akakwishyiramo ibintu ukoze byose yabireba akabona ni bibi, akanabikubwira. Akanagasuzuguro kabi cyane. Iri ni ikosa ribi ukorera umukunzi wawe, akaba yazinukwa urukundo burundu. Wahindutse se niba nawe ujye ubikora? Niba nawe ujye ureka kubaha umukunzi wawe ukamusuzugura ndetse ukanamusuzuguza n'abandi, wabihinduye ko bizagufasha ubuzima bwawe bwose. Erega guhora umunenga bituma urukundo rwanyu rupfa ndetse n'umutima ugakomereka cyane bikomeye. Gira icyo ihindura. Reka tujye ku cya 8, gukunda amafaranga cyangwa se gukunda inyungu kurusha umuntu mukundana. Urumve iki kintu, kuba waravuze ati Mana uzampe umuntu mwiza, Imana ikamuguha, ukaba utangiye kumurutisha amafaranga, ukaba wanamwica kugira ngo ayo mafaranga uyasigarane. Rimwe akazi niba yagakoraga akaba yagaza kugakurwaho cyangwa se akaba yahomba, bikaba byatuma umwanga. Iri ni ikosa rikomeye. Ntifuza ko umuntu wese ukurikira ibiganiro bitambuka no kuri Rukundo Love Stories iri kosa ryazamugaragaraho. Nimureke twubake urukundo nyarwo, ariko nayo turushaho kwiyegurira mu maboko y'Imana. Icya 9 ni ukudaha agaciro iby'uwo ukunda ahora akubwira. Kwirengagiza amarangamutima ye ndetse n'ibitekerezo bye, yewe n'ibyo akeneye, ni kimwe mu bintu abantu bahura nabyo mu rukundo bikababaza umutima wabo ndetse bikomeye cyane, bigatuma barira mu ibanga. Icya 10 aricyo cya nyuma, nuguta uwagukunze by'ukuri. Iki cya nyuma cyangwa se iri kosa rya nyuma kurivuga bumva nta kibazo bitwaye cyane, biratworohera kubivuga pe. Ariko kumva ngo umuntu mwarakundanye, yenda reka duhere ku mwaka umwe, mwakundanye umwaka umwe, ugiye wumva arakubwiye ngo nagiye, cyangwa se weho utangiye kubona ibimenyetso bikwereka yuko yagiye. Ibi ni ibintu bibabaza mu buzima. Iri ni ikosa ribabaza mu buzima ndetse rikaba ryatuma umuntu azinukwa urukundo burundu. Ariko ntabwo nifuza ko umuntu wese dukunda kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutandukana, aya makosa yose tuvuze yaba ari umwe mu bantu bari kuyabarizwamo. Urukundo rwa nyarwo rurababarirwa ariko ntabwo rwibagirana burundu. Niba warigeze gukora ikosa rimwe muri aya makosa ageze ku 10 cyangwa se 2 cyangwa se ukaba warayakoze yose, kuko birashoboka ari abantu bagira amakosa, nukuri ndakwinginze ntutinye guhinduka. Ndabigusabye uhinduka wongere wubaka urukundo ruzima, kandi ndabizi byakunda ubigize mu ruhare. Urukundo nyakuri rurihangana kandi rugafasha uvuga ngo mbabarira. Gerageza ukora uko ushoboye urukundo rwawe rube isoko y'amahoro aho kugira ngo rube inkubi y'amarira. Shuti yanjye rero mukunzi wanjye dukundana ibihe byose, reka ngushimire wowe twatangiranye muri iki kiganiro tukaba tugigejeje ku musozo tukiri kumwe. Wakoze cyane pe, ndagushimiye kandi nizere yuko inama twavugiyemo ahangaha ukwiriye kuba wazikurikiza, cyangwa se hari ikintu kigiye guhinduka mu buzima bwawe. Niba wumva hari ikintu ugiye guhindura ntiwirengageze kubitubwira muri comment. Ikindi kandi niba uri mushyashya ugenzure niba amaze gukanda subscribe nkuko nari natangiye mbikubwira, kugira ngo nawe uzajye ubasha kubona ibiganiro bitandukanye bitambuka ngaha kandi ubibonere ku gihe. Mwakoze cyane, Imana ibamugisha kandi ndabakunda cyane. Imana ibarinde mugire ibihe byiza.